abakurikiye ibiganiro byo mu ruziga rw'uburinzi cano turabasuje cyane kandi nagira ngo mbabwire abo turi kumwe mu ruziga timu twatangiranye rwose turabishimiye kandi kugeza ubu ngubu birashimishije cyane kuko tumaze kuba benshi. Turabashimira cyane rero. Nitwa Bigirimana Theoneste, umuyobozi w'uruziga. Nkomeje rero kubaha ibiganiro ndi njyenyine kubera ko tugeze mu gihe cy'ivugabutumwa, tugeze mu gihe cyo gusobanura iby'Imana yakoze, tugeze igihe cyo gusobanura amagambo y'Uwiteka Imana. Iki gihe rero niyo mpamvu muri kumbona njyenyine, ariko ndashyigikiwe, ndi kumwe n'abandi abari aha ngaha n'abandi bari online, barahari rwose. Namwe rero abo turi kumwe rero mwibuke kujya mukanda kuri like, mwibuke comment rwose ziratwubaka. Ka like kaga kumwe rwose ni sawa, ariko comment rwose zitwongera courage, ibintu bikagenda neza. Hanyuma mugakora kandi gatendo gakomeye cyane, Imana izabahera umugisha. Na kantu kitwa share, mugasharinga mukohereza abandi, hanyuma bakabona ko bakabona ibyo bintu byiza, nta gombye kubyihererana nabo bakaza mu ruziga bakaba abamembazi bacu, hanyuma tugafatanya umurimo w'ivuga butumwa. Ubwo rero nabwo ni ubutumwa, ikintu cyo gusharinga rwose, group ikaba nini. Ubwo ruziga rwose rugomba kwaguka, ubwato bugomba kubona abantu, imyanya yabo irahari. Twakomeje kuvuga ngo ni ubwato mu nyanja nini, mu nyanja ngari irimo ibibazo byinshi, ariko tugomba kubona abantu bicara muri ya myanya. Dukomeje rero twarimo tukomeza kuvuga, ndi kubabwira uyu mugabo Theo washotoye Imana. Ngiye rero ngeze mu kintu cyitwa gushotorana, igikorwa ngirana. Gushotorana nge n'Imana yanjye turashotoranya. Iyo ni Imana y'umwimerere nakomeje kuvuga, muzagenda muyikora kandi ndabizi neza kuko iyo sezerano ndarifite. Nubwo mwakomeje kumva tuvuga ngo gutoranywa birarenze kurusha isezerano. Gutoranywa biduha icyizere ko ibyo turi gukora turi kumwe n'Imana. Gutoranywa nibyo bikomeza kwizera kwacu. Gutoranywa nibyo bikomeza kwizera kwacu, nibyo bituma tubyibuha mu kwizera. Mwarimo mwumva ubuhamya narimo ndi kubahereza bwo kwizera, wa wundi twatamiye, wa wundi Yesu watwiyeretse arangije aratwubaka. Amaze kutwubaka tubibihangange ngo burya ngo umuntu w'agaciro ngo nubwo mutabizi. Rero turi abantu bahambaye, turi abantu bakomeye. Mu gushotora Imana nyibwira ngo kuki tagaragaza imbaraga, icyo ngicyo nicyo rero turiho nonaha. Imana iri gushaka noneho kugaragaza imbaraga. Abo imbaraga zayo rero nta handi ziri muri wa muntu ufite umutima uri tayari. Ziri muri wa muntu ufite umutima utarehareha, ufite umutima udakebaguzwa. Ziri muri wa muntu ubikunda, wabikunze akabishishikarira. Uwo muntu wabikunze akabishishikarira akimenyereza kuganira n'Imana, akimenyereza guhamagara Imana mu buzima bwe, mu buryo bwa twise ngo bwa ndondora umenye, mu buryo twise bwo kwihererana n'Imana, mu buryo twise bwo guhembera imbaraga z'Imana. Mbuzi Kinyarwanda kibivuga meditation spirituelle, spiritual meditation, uburyo bwo kumedita, bwo kuganira n'imbaraga zitagaragara, imbaraga mvajuru. Ibyo ngibyo nibyo twavuze ngo nibyo babandi dutinya gukora, babandi tubona badukanga ijoro n'amanywa, baturaza inshinga, babandi umwana tubyuka ibintu byakomye biri gupfapfana, ngo ngewe ngo barandoze, ngo business yanjye barayiroze, ngo abakonikoni ngo bayinjiyemo, ngo ntago byunguka, ngo ntago bikunda, ngo ndacuruza ngahomba, amafaranga ya banki ngo bagiye kuneza cyamunara n'inyatsi. Ibyo bintu byose rero bigenda bituzenguruka. Ibyo bintu byose twumva biturusha imbaraga, nuko tudafite kwizera, nuko Yesu tutaramutamira neza, nuko tutaramwumva neza. Aha hantu rero ndimo kuvuga ndi kuvuga kwizera kwanjye nisanzuye nemye, ntirengagije ko hari abantu batizeye uwo Yesu, ariko nge nimvuga Yesu abandi nibavuga Imana, bavuga uko babishaka, ariko twe turavuga imbaraga z'Imana. Niba mvuga Yesu Kristo, abatamwemera ko Yesu Kristo ariko bemera mu bundi buryo. Ubwo buryo wemeramo n'abari bwuvugamo. Nimvuga Yesu nawe uvuga Imana, ariko icyo duhurizaho nuko ari imbaraga zidasanzwe. Icyo kintu rero cyo bushotoranye ndimo ndagaruka, mwabonye ko
baba dayimoni 40 nahise mbiyaka, kandi mbiyaka nta n'imbaraga nkoresheje. Kubera iki? Ni imyitozo yo gutekereza kuri Yesu wa wundi twagendanye hashize, wa wundi ngo yugiye mu mbaraga. Abisirayeli bagafata umwanya wo gutekereza inyanja itukura ukuntu bayambutse, ukuntu Imana yaciye inzira mu mazi, amaze akitandukanya, abari babakurikiye bose bakarohama bakagwa mu mazi. Iyo nkuru umuntu wayinyuzemo mu live news kuyibara ngo burya ngo ijoro wariraye, utarariraye ntabwo ashobora kumenya ibyo ari byo. Iyo bavuze inkuruza niyo bavuze ngo ni Imana ngo twatamiye, ngo irenze cyane, ngo Imana y'abakurambere n'abahanuzi twumvise mu nkuru, kuko nibo babyumvise, nibo babanye nayo, babyita kubiviva, nibo babayemo mu buzima, nibo bazi uburyohe bwabyo neza, kuko inkuru mbarirano iratuba. Iyo nkuru rero yitugezeho iza ari imbarirano, ariko ba nyirayo baje bakabikwibwirira bakaguha ubuhamya neza, nibwo basha kubyumva. Babasore batatu bari mu muriro baje bakabikubwira neza, nibwo babasha kubyumva. So nagira ngo rero ahangaha tubumve neza akantu kitwa gushotorana, kuko byose nibo bizi. Rero teme yacu cyangwa isanganyamatsiko yacu iravuga ngo gushotorana nibyo bikomeje kuyobora, gushotorana no gutoranywa biragendana. Rero nge nashotoye Imana irangije rantoranya, ibindi nashaka kumenya irabinjyanamo kugira ngo mbisobanukirwe ko narabisabye. Ngiye kubisobanukirwa rero ndushaho kuryoherwa. Muri uko kurushaho kuryoherwa rero niwe wakubwira ngo Yesu rero watamiye, cyangwa se imbaraga z'Imana wamize zikuri zirenze cyane bya bindi by'uru y'abandi bantu bakubwiye. Abo bakubwiye ushobora kwibwira ngo barakurenze, ariko nawe ubwawe ushobora kubarenze ko umuntu ngo atoranywa ku giti cye. Buri muntu wese agira ubuhamya bwe. Nagiye rero aha rero turacyakomeje kuvuga ngo inzira rero yose igira intangiriro, kandi ikibazo cyose kikagira ipfundo, ndetse kikagira n'ibisubizo byinshi bitandukanye. Ese wamenye igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Twagiye rero tuvuye ku buhamya bwa Theo tugeze kuri aha hantu, tugeze ahandi hantu hitwa ihame rikomeye Yesu Kristo, rya Yesu Kristo. Iri hame rikomeye rya Yesu Kristo riganisha mu cyerekezo gishya Imana yatanze. Iri hame rero rikomeye rya jambo twatamiye, Yesu arabivuga neza ngo ibikurimo nibyo bituma imbaraga z'Imana cyangwa imbaraga z'umwijima zihaguruka muri wowe. Ibikurimo nibyo bituma imbaraga z'Imana cyangwa imbaraga z'umwijima zihaguruka. Ibintu ni bibiri, ni imbaraga z'Imana cyangwa ni imbaraga z'iki? Z'umwijima. Abantu batizera Imana bafite izindi imbaraga bizera, ariko mu Cyongereza nakomeje guhabwa iryo jambo kera naryumva cyane, ariko nabyumvise ejo bundi ngo activate the spirit, ngo zamura imbaraga muri wowe. Kuko umwana w'umuntu ngo agizwe n'ibice, hari umubiri, hari n'umwuka, spirit. Umwana w'umuntu rero aremanywe spirit. Iyi spirit rero ni twebwe tuyiganisha hehe? Hari imbaraga z'umwuka karemano dukoresha. Imbaraga z'umwuka karemano dukoresha, hakaba imbaraga z'umwuka uturuka ku Mana, hakaba n'imbaraga z'imyuka twakwita imbaraga z'iki? Z'umwijima. Icyo gihe rero tukiri aha ngaha, izi mbaraga zizamurwa n'icyo bita kwizera. Ibintu biturimo nibyo birema kwizera muri twebwe. Ni ukuvuga ngo umuntu wese Yesu yakizaga yabanzaga kureba igipimo cy'inyota n'inzara afite muri we, yarangiza akamubwira ati mbese urashaka gukira? Undi nawe atarasubiza akavuga ati yego ndabishaka. Yesu akamubwira ati nuko rero kwizera kwawe kuragukije, ngaho haguruka wikorera uburi bwawe utahe. Haguruka ugende, byarangiye byabaye. Nibuka bwa mbere ndi gusengera umuntu urwaye kwa muganga. Nasengeye umuntu urwaye kwa muganga imushaka, aho twari kumwe we yabyumva. Ngiye kumusengera, ikintu cyabayeho n'iki, umuntu narahageze kwa muganga harwariye, arangije aravuga, yararembye bikomeye, aravuga ngo niba ari umukozi w'Imana Theo uhageze, ngo niba yangezeho, ngo byonyine ngo namaze gukira. Ndangije icyo nakoze umuhango wo kumuramikaho ibiganza. Ndangije umuntu bwakiye mu gitondo ataha.
uyu muntu kwa muganga ngiye ntashye muri ya ndondoro umenye ngiye kwinegura n'Imana ndangije mbaza Imana ndabibaza nese uyu muntu murumva mu gihe cyo gutanga ubuhamya nababwiye ngo igihe tugeze nicyo gusobanura Yesu twatamiye nicyo gusobanura uburyo twashotoye Imana n'uburyo Imana idushotora. Uwo muntu rero icyo nakoze maze gutaha ngerageje kuvuga mu ncamake umunsi wanjye wagenze, umwuka w'Imana ntangira kwiyemera, ntangira kuvuga ati Imana rwose ndagushimiye, ndabona ibintu byagenze neza, ndabona rwose ibintu byagenze sawa birenze uko nabitekerezaga. Niko bwa mbere nari nsengeye umurwayi, ariko tashye nabyimbye numva nkomeye ko yararembye bikomeye, numva burya ndavuga ni burya mfite imbaraga. Nibwo bwa mbere nari ntangiye rero kurambikaho ikiganza cyanjye umuntu urwaye. Noneho ndangije umwuka w'Imana ikintu yambwiye, yaransetsa arambwira ati rega biriya wakoze, ati burya nta n'ibintu bitangaje wakoze. Nimwumve namwe umuntu wari uzi ko wamusengeye, wari uzi ko wamufashije gukira, kuko umugoroba namusengeye bwacye ataha kandi umuntu yari yabaye indembe. Ariko umwuka w'Imana aranyibutsa arambwira ngo ijambo ryitwa kwizera, ngo wibuke neza kimara kuhagera wa muntu ni nkaho yahise akira tayari. Yavuze ngo niba umukozi w'Imana Theoneste ari uje hano atubukabaye nakize. Ibyo ngibyo bigaruka ku baganga, abaganga bafite impano yo kuvura. Hari abaganga baba bafite impano ku buryo umuganga byonyine izina barubatse iyo umugeze imbere. Hari abaganga bitaga ngo ni Imana y'abagore. Ikigali najyaga mwumva umuganga bavuga ngo ni Imana y'abagore, ngo Imana y'abagore batwise, ngo iyo umugezeho ngo ubuzi ko rwose ngo uri bubyare neza. Iryo zina bamwubakiye, izina bamwubakiye umuganga Imana y'abagore, iryo zina ubwaryo rirakora iki? Riramwubaka. Imana y'abagore. Uyu muganga bari baramugize mu kwizera kwabo kwaragiye kurare, noneho bajya bagera kuri bitaro bakumva ko bakize, umuganga atarakora iki? Ataragira icyo akora. Aha rero nongere nibukiranye, nibwo umwuka w'Imana yambwiye ngo, arambwira ngo Theo, uyu muntu wasengeye ntago yakijijwe n'isengesho ryawe, ahubwo yakijijwe no kwizera yari afite, niko kwamukijije. Kuko ukimara kuhagera avuze ngo niba ari umukozi w'Imana uhageze witwa kanaka, ubu ndakize, nakize tayari rangiye. Niba ari undambitseho ibiganza ati tayari byabaye. Rero aha hantu kitwa kwizera, abantu bankurikiye rwose badukurikiye mu ruziga rw'uburinzi mukite, kuko akantu kitwa ngo kwizera niko kubasha gukora iki? Kugukiza. Uwo muntu ashobora kurambikaho ibiganza ukabona n'umuntu udasanzwe, ariko uburyo umubonamo nyine umubonamo ya Mana ye, nibwo ya Mana ye ibasha gukora iki? Ibasha kugukoreramo. Nagira ngo ahangaha tuhave neza, ariko hari ijambo ngiye kubasomera. Mwuka w'Imana yambwiye ngo ibi bintu byose rero tubona byo gukurura imbaraga zidasanzwe, ibintu byo kuganira n'Imana, ngo byose bigendera ku itegeko rikomeye. Itegeko nakunze ngiye kubivuga mu ndimi z'amahanga nkuko ngo hari ibintu bine z'urukundo. Ikintu cyitwa attraction. Urukundo ni attraction, ni ukubanza kuba attracted, gukururwa.